mugenzi komera Yesu ari hafi. Reka nongere mbasuhuze ari nako mbashimira mwe mwese mugenda mukurikirana ibiganiro byacu hano ku Cyizere Family TV. Inshuti zacu mwe mwese mugiye muherereye mu mpande zigiye zitandukanye, hari abari mu Rwanda, abari muri Afurika yose muri rusange, n'abari ku migabane igiye itandukanye igize iyi si yacu mutwumvira hano ku Cyizere Family TV. Reka mbabwire ngo Imana ikomeze kuduhana umugisha. Inshuti zacu, uyu munsi turi ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024. Gahunda inzanye rero inshuti zacu nk'uko bisanzwe, uyu munsi nk'uko mubizi turi ku isabato. Abaruhuka isabato mugire isabato nziza, ndetse n'abaruhuka umunsi w'icyumweru, uyu munsi mbifurije weekend nziza mwese. Inshuti zacu rero uyu munsi reka nze mbabwire gahunda inzanye. Uyu munsi rero gahunda inzanye, uyu munsi nje kugira ngo mfate akanya k'ingenzi. Ngewe gahunda inzanye ubu ngubu nzanywe no kubashimira inshuti zacu rero, murabizi iyo umuntu yaguhaye uramushimira, iyo umuntu akweretse ko agukunda uramushimira, iyo umuntu akweretse ko muri kumwe uramushimira. Ubwo rero gahunda inzanye niyo kubashimira uburyo mugenda mukurikirana ibiganiro byacu tugenda tubagezaho. Hashize iminsi igera nko kuri 60 dutangiye kujya tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, iby'abasore n'inkumi ndetse n'ibyubaka imiryango igiye itandukanye, nyine umuryango nyarwanda, tukanyuzamo tugakora n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Muri iyo minsi 60 ishize rero mwagiye mutwereka urukundo mudufitiye. Hari abagiye bakora subscribe cyangwa se sabone, abandika muri comment hasi, abakora like, share n'ibindi byose bigiye bitandukanye mukora hano ku Cyizere Family TV. Inshuti zacu ni ukuri Imana yumve ko mbashimye, kandi Imana ibakomereze umugisha, ibakomereze urukundo mufite. Cyizere Family TV rero nk'uko mwatugiriye icyizere mwatugiriye, natwe ntabwo tuzagitakaza kandi ntabwo tuzahwema kubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Turumva indirimbo nziza rero ngo mugenzi komera Yesu ari hafi. Ibyo mbifuriza inshuti zacu ni ukuri muri iyi si bibaho, abantu bagakundana, urukundo rusanzwe cyangwa se rudasanzwe, abantu bagakundana bataziranye. Rero iyi ndirimbo ndayibatuye, ni indirimbo nziza kandi nk'uko itubwira ngo mugenzi komera Yesu ari hafi. Bifurije rwose kuzabana namwe mu bwami bwo mu ijuru igihe ubuzima turimo bwo kuri iyi si buzaba burangiye. Ubuzima ntabwo tubuhoramo, turababara, inshuti zacu zikaducika, ababyeyi bakaducika, abavandimwe bakaducika, urupfu rubajyanye, bikarangira nyine dusigaye muri iyi si, ariko natwe tuba tuzi neza ko tuzagenda. Inshuti zacu rero ni ukuri mwumve ko mbashimiye by'umwihariko abakunzi ba Cyizere Family TV. Reka mwibutse ngo niba utarakora subscribe ni ukuri nawe wabikora, umusanzu udasanzwe uba utugeneye kandi uba uduhaye, ugakora naho kunzogera ibiganiro byacu bikajya bikugeraho 5/5. Nsuhuza inshuti zacu rero ziri hirya no hino, harimo Jimmy Claude, hakaba harimo Landry Basamu, umunyamakuru hariya kuri Country FM 105.7. Suhuza abanyamakuru ba Radio Rusizi, Deo ukorera hariya kuri Radio Rusizi. Suhuza Joel hariya za Rubavu ukorera kuri Radio Rubavu.
gusuhuza n'abandi mwese muri rusange bakora itangazamakuru, ibinyamakuru byo kuri YouTube bigiye bitandukanye. Mwese ni ukuri Imana ikomeze kuduhana umugisha. Ndabakunda cyane, kubategurira ikindi kiganiro cyiza, mbararikiye kuza kugikurikira.